umwuka w'Imana yambwiye ngo mbwire Nshimiyimana Evariste ntaziyamamaze mu matora, ntazashyiremo kandidatire yiwe, ntazashyiremo dosiye yiwe. Mwuka w'Imana yambwiye ngo Ndayishimiye ntaziyamamaze. Nta bindi byaha Imana yambwiye azakurikiranwaho, cyangwa si uko Imana yambwiye ngo ni mubi mu buryo ubu n'ubu n'ubu. Imana, umwami Yesu, umwuka wera yavuganye nanjye ngo mbwire Sebarundi ntaziyamamaze, ntazashyiremo dosiye ye, ntazahirahire akora icyo kintu, kandi ntazigera ashyigikira Reverend Kuriyo. Reverend Kuriyo ntabwo azigera aba perezida w'igihugu cy'u Burundi. Kandi marayika yambwiye ngo dore Reverend Kuriyo yiteguye kuba umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Evariste Ndayishimiye ashaka kongera kwiyamamaza iyi manda, yayirangizaga hari Reverend Kuriyo nawe agakomeza. Mwese nihagira urenga ku itegeko ry'Imana cyangwa ku ijambo ry'Imana, kazi yake. Ndavuga semerera, mbwira bumva, kandi abatumva Uwiteka bazivuganira. Muri aba babiri nta n'umwe ushigaje gutwara Uburundi. Uko ari babiri nta n'umwe ushigaje gutwara Uburundi. Ni ubutumwa Imana yampaye, irambwira ngo ubabwire, kandi ntutinye, ntuceceke, ntujye indimi. Wakubitwa, wafungwa, wakicwa, wagambanirwa, wahigwa, ariko Bibiliya iravuga ngo aho gutinya icyakica ubugingo twatinya icyakica, aho gutinya icyica umubiri dutinya icyica ubugingo. Ubugingo ko ari buzima, kandi kumvira Imana niko kugira ubugingo buzima. Uwitwa Nshimiyimana Evariste Ndayishimiye Sebarundi genero, ni ukuri mubisengere, mubyereke Imana, muganirize Uhoraho umwami Imana. Ntabwo Sebarundi marayika yamutoranyije nk'uzongera gutwara igihugu cy'u Burundi. Ariko we marayika anyereka mu ijoro, yambwiye nabonye abantu bateguye amatora cyane CNDD-FDD, nyibona imbere, mbona bahisemo umukandida ngo uzabaserukira, mbona batoranyije Sebarundi. Imana irambwira ngo naramusuye, namutumyeho abantu, iki kintu ndakimubuza, ariko ntabwo yigeze agiha agaciro cyangwa ngo acyumve, ahagarike imigabo n'imigambi yo kuzarenguka imbere arengukiye umugambwe CNDD-FDD. Kandi Imana yambwiye ngo muzahindurire izina. Imana yanze izina ko mufata Abarundi bakitwa ngo abana b'inkona. Uwiteka yambwiye ngo abo ni abana b'Imana, nta bana b'inkona Imana igira mu Burundi. Nta bana b'inkona Imana igira mu Burundi. Ubwo ni nk'uko na Museveni yavuga ngo abana b'imisambi, mu Rwanda bakavuga ngo abana b'ingagi, ntuza mu Bushinwa bakavuga ngo abana ba daragoni, noneho mu Burusiya bakavuga ngo abana inyamaswa bakunda kwitirira Vladimir Putin cyangwa se bitirira Uburusiya, ziba mu myobo y'urubura ya neji. Ngira ngo ngenda reka nigarukire mu butumwa bwiza, ariko ntabwo narondora ibihugu nyine uko bigiye byitwa cyangwa se uko bigenda bijyaho n'amashyaka yabyo, ibintu batoranya bagenda babishushanyaho intare, ingwe, ibiki n'ibiki. Kandi washima ntagishyiraho intama ngo bafate amafaranga yabo bashushanyemo intama, kuko intama ivuga ibyiza. Ntawe ushushanyamo itungo rivuga iby'amahoro, intuma n'ibindi, ahubwo bishyiriramo ibyaho babaga, ibyaho bakuriye muri sitwari n'ibindi. Reka ibyo nori kubigarukaho. Imana yambwiye ngo intara 16 z'u Burundi zose uko zakabaye, hari marayika ugiye guha umugisha igihugu cy'u Burundi utaragendanye na perezida Evariste Ndayishimiye. Ariko hari marayika ugiye kugendana na perezida mushyashya Imana igiye kwimika mu Burundi.
ubutumwa bugizwe n'ibyiciro bigeze muri 7, muzagenda mubwumva, ariko nzi neza ko Imana n'Umwami Yesu n'Umwuka Wera bazashobora. Yego, mbona izi ntara zose buri ntara ifite umurwa uteye imbere ku rwego ruruta urwa Gitega, ku rwego ruruta urwa Ngozi. Uwiteka arambwira ngo iki gihugu cy'u Burundi imvura itaraguye y'umugisha igiye kugwa. Umwami Imana arambwira ngo abashomeri birirwa barira akazi, Uwiteka arambwira ngo mu gihe kidatinze mugiye kubona akazi. Uwiteka arambwira ngo amafaranga yanyu niyo yasigaye inyuma, ariko umwuka w'Imana avugana nanjye ngo Imana igiye guha agaciro amafaranga y'amarundi, azamuke azaba akurikiye amanyakenya mu kugira agaciro, azaba akurikiye amanyakenya. Yego, bizaba biyingayinga. Ndabizi ko harimo abantu bagira ishyari banga Uburundi, barwanya Uburundi, harimo n'abantu bahita bavuga ngo Uburundi bwampaye amafaranga bumpa ruswa, abandi nabo bakagaruka bakavuga ngo ni ukubera ngo imvo za politike. Oya, reka ahubwo nkiraho mbanze sengera ubu butumwa bwiza, uzabwumva naho marayika bwohereje bibagirira umumaro n'umugisha. Ndagushimiye Data wa twese uri mu ijuru, marayika uhagarariye akarere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko igihugu cy'u Burundi mu ntara zacyo zose, mu makomine y'iki gihugu yose, mu dutumba, uducimbiri n'imiremire byose, mu buraruko, mu buseruko, mu bumanuko, hose uri Data, uri Alufa, uri Omega. Turagushimiye ko ari wowe ugiye gutanga umugisha muri iki gihugu, uhereye aho gitangirira n'aho kirangirira. Turagushimiye ko ari wowe wahaye izuba ukabaha imvura, ko wahaye abanyepolitike b'umugisha ukabaha abapasiteri b'umugisha. Turagushimiye ko uhinduye ibintu ugasenya Imana yitwa Kiranka, ukabiyereka nka Data, ukabiyereka nk'Umwami waremye isi n'ijuru bigize igihugu cy'u Burundi n'ibindi bihugu. Turagushimiye ko Burundi bumenyekanye mu mahanga yose, mu isi yose, ubuhaye umugisha. Kudeshapo, asante Bwana magwana. Haleluya, haleluya, haleluya. Ni wowe usumba byose mubyeyi. Turagushimiye kuhagaritse ibibi byose, kuhagaritse akaga n'amani. Icyubahiro ni icyawe, kuzumva ubu butumwa bimubere umugisha, bimubere agakiza. Haleluya, amina, 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 haleluya. Reka nongere ngaruke mbabwira ngo Imana ivugana nanjye, irambwira ngo nk'uko yabibabwiye ukwezi kwa gatanu, ukwezi kwa kane, ukwezi kwa gatandatu shitani yari yabateguriye intambara, ntabwo ndabona ivaho, ntabwo ndabona birangiye. Ariko marayika arambwira ngo nimusenge mushize manga, mushyizeho umutima. Aya mezi uko ari 3 umwanzi yari yasabije igihugu cy'u Burundi, nanjye pfukamye nabwiye Uwiteka ngo ese abantu nibapfa ntituzarya inyama, abantu nibahunga ntituzajya mu mitungo basize, abantu nibata igihugu cyabo ntacyo tuzabamo. Ese hari inyungu nk'ijuru ribifitemo? Niki cyakubuza kurengera igihugu cy'u Burundi? Ese aba barozi n'abandi bose batobye bikarakaza uhoraho Imana, nta yindi nzira ihari yatuma igihugu kibabarirwa? Kandi aba banyabyaha, abakizwa ukabaha agakiza, abatazakizwa ukabahana, ko inzira zawe zirenga 1000 kandi ushobora byose uri Uwiteka. Mu masengesho ndi gusengera igihugu cy'u Burundi, Imana ibarinde intambara isanzwe y'amasasu n'inkoni n'ubuhiri, kuko biragatsindwa. Uwiteka azimika amahoro, animura amahoro. Nyakubahwa General Major Evariste Ndayishimiye, ndazi neza ko udukurikira cyangwa se ubu butumwa unabwumva. Nta rwango dufitanye, ntituziranye, ntabwo ndi umunyepolitike, sinzigera mba nawe. Ndi umukozi w'Imana, evangeliste,
mu butumwa bwiza bwamamaza ubwami bw'Imana. Turagushimiye ibyinshi Imana yagukoresheje, uko Imana yagiye igukoresha, ariko ku ngoma yawe Bali, marayika ushinzwe kwimura Bali, marayika ushinzwe kwimura intebe yawe ayicajeho perezida, kandi uzamushyigikire niba uri umukozi w'Imana, mutatubeshyaga, mutatuburiraga abantu, muri abantu bakunze gufata ibintu uko bitari. Nimufate umwanya mushyigikire ababasimbuye koko ari ijambo ry'uhoraho umwami Imana. Marayika arambwira ngo dore gereza zose into n'inkuru ntanze imbabazi nduhoraho ndakinguye abarengana. Umuntu uri muri gereza uzi ko arengana, umuntu uri muri gereza uzi ko arengana. Reka ndebe ko hano hafi hari Bibiliya kugira ngo ibi bintu tubikore twisunze ijambo ry'uhoraho. Iyi ni Bibiliya yera n'ubutumwa nahawe n'Imana, hatagira umuntu witwaza ngo impamvu iyo ari yo yose. Wowe udukurikiye, iyi ni Bibiliya afashe mu kiganza. Abantu bafunze mugiye gutaha, abantu bazengerejwe n'abarozi Uwiteka arabarengera, abantu mbisubiyemo babuze ubushaka kubera abantu babaroze. Umuntu akakuroga akakuzengereza akakubuza kujya kubaka urugo, umuntu akakuroga akakuzengereza akakubuza akazi, umuntu akakuroga akakuzengereza igihugu cyawe ntukigiriremo umugisha. Abarozi b'i Burundi ba Migoromoko n'abandi Uwiteka arabahagurukiye. Inkota imanukiye aba barozi n'abapfumu n'abatwezi n'abarangi. Uwiteka ahagurukiye icyitwa kaboregwe kose, icyitwa kaboregwe kose kasambuye kagasenya. Umwami Imana uhoraho Nyagasani usumba ushobora byose aje kwitamurura mu gihugu cy'u Burundi. Kandi ndinze fata Bibiliya, ibi bintu biriseriye. Ntabwo iyo urinze ufata Bibiliya bifite igisobanuro. Ujya kurahira afata ku idarapo, afata ku idarapo akarahira. Ufite ijambo ry'Imana mu murimo w'Imana, banyimika njyewe sengerwa ndambikwaho ibiganza n'abakuru hakoreshejwe ijambo ry'Imana, ntoranwa hakoreshejwe umwuka wera wandobanuje amavuta n'ijambo ry'Imana. Ndagira ngo nguhanurire wowe umaze igihe uzenguruka, wowe umaze igihe wirukazwa, wowe umaze igihe uhigwa, wowe umaze igihe ugenzwa, ukuboko k'Uwiteka kurakurengera. Hari impunzi zagiye mu mporera, abantu impunzi z'abarundi ziri mu mporera zaguye muri Nyabahurura. Ya nduru yavugaga biracitse ku ngoma y'umuhisi Nkurunziza, abantu bahunga batazi impamvu yabyo, bagendera mu kigare, bari mu buzima bubi hanze, bamerewe nabi hanze. Abasigaye mu gihugu mubatsindagira ingoma ya Nyangoma, abandi mubatsindagira Redi Tabara. Ntihabaho kumenya ko hari n'abahunze batabifitemo impamvu cyangwa se ikindi kintu icyo ari cyo cyose mu nyungu izo ari zo zose. Ibyo bintu byose biba popirere mubishyira mu gatebo kamwe. Uwiteka yabwiye wowe utari umwanzi w'igihugu cy'u Burundi, ukuboko kw'Imana kurakurengera. Wowe rero uri umwanzi w'igihugu cy'u Burundi, hane, nta yandi mahitamo usigaranye uretse kwihana. Waba uri mu gihugu wanga u Burundi, waba uri hanze wanga u Burundi, nkwifurije kwihana. Nibwo butumwa bwiza, ni ukwihana. Nyagasani umwami Yesu arambwira ngo mugiye kubona amasitade atandukanye mu ntara zose, amasitade yo kujya mukoreraho ibirori byo kunezerwa, guhimba. Nk'uko Imana yabimbwiye, mugiye kwakira inganda mu ntara hose z'igihugu. Mungu asifiwe, Mungu asifiwe. Mu Burundi marayika zaranduzamo ubuhutu n'ubututsi nk'uko umwanda uva mu kibuno cy'umuntu. Kandi umuntu uzabyitwaza cyangwa akabisigarana, izagukubita igipfusi nka kimwe Herode cyamukubise akagwinyo. Uzabibona ingumi nziza, uzajya ubona abantu babizira, muzarwara indwara zidakira,
yewe we, marayika aje gukora, aje kwitamurura, aje guha umugisha igihugu cye cy'u Burundi, benshi bakunda kwita amata n'ubuki. Ariko ijambo amata n'ubuki ni nk'umuhezagiro wo kwifurizanyiriza ibyiza, ariko amata, ubuki, marayika azabakubitira abantu umuriro ukaka. Abantu bakunda ibiturire, bayi, abantu bakunze ruswa bari mu nzego izo arizo zose mu Burundi, bayi Haruna. Marayika agiye gushyira igihugu cy'u Burundi ku murongo, uzagisangana disipurine, disipurine hafi y'iyo mu Busuwisi, hafi y'iyo mu Busuwisi. Nagira ngo rero mbwire abakizwa bankurikiye, cyangwa se abapentekoste bankurikiye, abantu bazi gusenga muri mu Burundi no hanze y'u Burundi, niba ukunda igihugu cyawe gitwerera amasengesho, Uwiteka abigenze neza. Niba ukunda igihugu cyawe giheshe umugisha, Uwiteka abigenze neza, kandi nta cyaha kirimo, nta cyaha kirimo. Ubu butumwa marayika yanzaniye ubutumwa bw'igihugu cy'u Burundi, anzanira ubutumwa bw'igihugu cy'u Buganda, anzanira ubutumwa bw'igihugu cy'u Rwanda, ndacyari ku gihugu cy'u Burundi, anzanira ubutumwa bw'igihugu cya Kenya, anzanira ubutumwa bw'igihugu cya Tanzania, aka karere k'ibiyaga bigari, anzanira ubutumwa bw'igihugu cya Kongo. Ubu butumwa bwose nzabutambutsa hano, kandi bwose buzarangira. Sorry. Ndagushimiye we wari udukurikiye. Bibiliya ivuga ngo tutagabanyije tutanongereye, umwami Yesu ahabwe icyubahiro. Wowe rero utwumva kandi ukaba udukurikiye, tugushimiye umwanya n'akanya ubanye natwe mu kiganiro cyacu. Uwiteka guha umugisha amanywa na nijoro iteka ryose. Amen. Ciao ciao, turabakunda cyane. God bless you. Uwiteka abaha umugisha. Turagushimiye mwami Yesu ubutumwa bwiza utambukije, kandi iyo uvuze birawategeka bigakomera, mbaye mikoro ivuga ariko niwe usohoza. Nemeye rero uba uvugira muri nge, ntabege, ntagire ubona ajya, ahubwo babone umwami Yesu uri muri twe, kandi akaba ari we wadutumye. Ngaho rero ubutumwa bugeze aho bugomba kugera, ubuherekesha umwuka n'umuriro, bugendana ubutware n'ubushobozi, bujya aho bugomba kujya, bwumve n'abagomba kubwumva. Udushyigikire gusengeranira, gushyigikirana no gufashanya, none n'iteka ryose. Amen. Nyagasani umwami Imana bari